ninde unaniwe ariko ntabwo naniwe ngwino nkwereke indwanyi ya nyayo urayibona dore indwanyi uyu nguyu niwe muvandimwe ukomeye oya bari wuzura oya uwo nshaka n'uyu uyu koko bakurambira mwamba bari niba ari w'ifarashi yahisemo baravuze ngo iyi farashi ni ntagatifu ni ifarashi yera dore ngo baramutambikana reba ubugome kubera ko atanamushaka nta nubwo yamutwara ku ifarashi ngo imukurire neza umutwe uri hasi akujya ureba abantu amaguru ari heza umutwe farashi irabanza ijugunya amase twagiye marakomeza ko bakomeza wa wundi ni do umutwe mu mase mashyashya ataruma barakwereka amasaha agiye ari icuma ifarashi yaje yitiramo umuntu kandi bayita spirit horse noble spirit horse arangije barakwereka atangiye kugira ibyo ashongesha ikoramo isasu bamaze kumenya bayindi icyo gihe baramaze kumenya ibintu byinshi kubera abazungu babaziye hakuno Rebecca arimo aravuga arotaguzwa ibiri kubera ngaha ntabyo azi ayo kangutse bikira uyoboke bamunyujije mu mase y'ifarashi ni iki kureba kumbe ari hejuru bagiye bamuryamisha iki kigabo ni ikigomesha yaba arwarira upfu ariko ni farashi yerekana yibwira ati n'umuntu ni imbwa waretse tukazura mukuru we ira farashi ni farashi ni roho y'ifarashi nyine ubwo mbese ubwo ni farashi mu buryo bw'umwuka ihambaye cyane ibyo